Ndi papa sava. Mbere na mbere reka mbabwire ikintu gitumye mbasohora buriya. Nabonye ubwitange mwagize buri wese buriya namurebaga. Uko yarabihagazemo uko yarabishyushyemo namurebaga. Mwakoze. Reka mbashimire. Mbakore mu ntoki mwakoze cyane. Buriya mukoze igikorwa gikomeye. Urumva? Rero reka mbabwirize ukuri nje mfite umunezero ku mutima. Ndanezerewe pe, ndanezerewe kuba iki cyiciro cya mbere cyo kuba nje ubaye umusimbura wa pasiteri nibura cyo mbashije kukigeraho. Byo byanarangiye. Ariko rero mbere yo kugira ikindi mbabwira nimureke mbereke abana batarara batariyakanya. Oya reka mbashimire reka na do umva mugerageze. Oya buri wese umva wagira ngo se ahubwo hari wagira ngo hari icyo tutazageraho. Ibyo byarangiye rwose. Buri wese agenda agura akanyama, agurira abana akanyama, ubundi mugashinga iryinyo, ubundi mwumve ko mwakoze igikorwa kandi kinyamibwa. Ni ukuri kw'Imana pasiteri urakoze. Ariko rero ako niwe pasiteri nta wundi rwose. Ibyo ewana ubu ngubu oya reka n'ubundi n'ibyo bikwiriye. Ubu ngubu umeze nk'umuntu ureba kwa kundi abantu biyamamaza umuntu adafite uwo bahangana nawe burase kariya kakurusha amajwi saza karusha amajwi se ubundi arandusha amajwi ari hehe n'ubundi se ko ari nyakwigendera ara n'urwara rw'ukwishima yewe ni nyakwigendera ashigaje amazuba ngahe uriya warapfa birarangiye nge ndabizi oya ibyo reka two kubitindaho we urupfu rwo rurahari ahubwo nagira ngo ngire ikindi kintu mbabwire tugiye ku rugamba noneho rukomeye urabona nyine buriya ko bantoreye kuba umusigiri wa pasiteri nyine igihe kagihumeka ariko noneho kubera ko ndabyizeye byo ni arabufunga nta nubwo ari buteye nagira ngo noneho turwane ishyaka ryo kuba noneho natorwa nka pasiteri furu ibyo turabirangiza kandi yamenye ibyo tugomba ibi kintu tugomba kukigeraho kuko noneho twabaye umwe turafatanyije kandi mubifitemo inyungu erega buriya ka pourcentage kanyu ntago kabura mwumva wagira ngo se ka pourcentage kabura ndabazi n'umunwa wanyu umuntu bizacika akagenda akavuga iyi gahunda abari hagati yacu ariko abagore tumeze abagore barareke abima byihorere Sabima ibi byacu nawe namwe mwese mbabwire muramenye iki kintu kitubemo kigende tukimibe ntihagire umva nibyo rero nababwira nagira ngo urugamba rusigaye rero rwo kuba n'abapasiteri noneho furu urusengero nkasigara nduyobora ibi ndabizi ntago ari bubananire tugiye kwinjira tuvuya muragenda buri wese yiherera n'uwe batatu cyangwa bane muri mwe nihiyongeraho abandi bane cyangwa batanu turongera tubasirike da noneho babe bantorera kuba pasiteri furu nibyo kandi ndababwiza ukuri ko agapurusantaje ntabwo muzakabura ntabwo muzabura purusantaje kuko ariya maturo ariya yishimwe ariya y'icyacumi ariya amaturo asanzwe ayo bariya abantu b'abakire bitanga urumva amashimwe ntabwo nagira ngo nihererane n'iki gikorwa mwakoze cyanze bikunze ntabwo nabibagirwa okay reka mbereke mufate ibindi bitanu mufate ibindi bitanu namwe noneho muze gukora nk'abikorera sibyo muze gukora nk'abikorera amafaranga se ubundi tudasangiye amazi Veve wowe uragerageza wegere bariya abagore b'abasirimu urumva n'abariya batari abasirimu ni ukugenda umukubita umugurira ikigage uriya mwanyira gitarira akunda ikigage abandi bose mu mutwe noneho wowe reka nkwereke reka nguhe misiyo ngiye kuguha misiyo muteze yombi ngenda kuba
ase buri urabikorara ndakoze ubwo wowe niki nakora fata ibihumbi 10 aha fata ibihumbi 10 ugerageze abagabo bakwemerera bose ubashyira ahantu ubunywa cyangwa n'unywa n'agacupa ukamugurire nyine hari abagabo kwibanga ndabizi abikora rwose ariko ubumvisha uti buriya ndimbati rwose ayoboye urusengero akaba pasiteri itorero rwose we wijya kure reba nka kariya kagabo ngo ni kahatunye iyo ugakubise amacupa abiri y'urwagwa uriya ewa ni ibintu byose yaguha n'isambu abantu bagoye ni bariya barugaba ariko urabizi Simon muri inshuti koko muri inshuti nawe fata ibihumbi 10 ugashukishayo urumva naho rugaba nubwo atanywa inzoga ushaka ukuntu umuvangira akaje ushaka ukuntu umusukiramo agakonyage akira nawe icyo mfite ni amafaranga Madedera arigenga abandi bakidomanje yego bakidomanje biriya bikobwa burya buriya naho ahantu byagize nawe ubyiteho bareka babyemera abyafufu byafufu na bya masafu kandi dativa umunwa wawe reka tubisoze rero reka nkwereke batangiye gusohoka muze dusubire mu rusengero gahunda ni iki ni porogaramu nyine hagenda umwe nyine batamenya umwe nyine murakoze rero murabibona pasiteri w'umusigire nk'uko mwamuhisemo yari yambwiye ati reka mbanze nitunganye mu mutima kubyakira ibyo Uwiteka akora bijya biturenga Imana ishimwe kandi ishimwe cyane yari afite rero ijambo ashaka kubagezaho nkaba nagira ngo dutuje dutekanye twitonze tumuhe umwanya hejuru. Yesu ashimwe.
ndabashimiye cyane nk'uko Diakona bivuze mwangiriye icyizere cyo kuba umusigire wa pasiteri ngira ngo rero wenda rwose amakuru arimo ava kwa muganga n'ubundi aravuga ko pasiteri n'ubundi rwose ari mu bagenda kandi ngenda bizi neza rwose nta kugaruka kuri iyi si kuko urabona tuba twasenze ariko Imana rwose irimo iranyereka ko ari mu marembera no nyine ni ukubyakira ubwo rero akaba ariyo mpamvu rwose bavandimwe bakozi b'Imana ijambo se surashaka guca reka tumwumve nta kibazo reka tumwumve wenda hari icyo yavuga kariwe n'ubundi niwe mushumba mukuru. Haleluya 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 bakristo bene data hari nicaye numva ngize icyifuzo cyangwa igitekerezo. Murabona umusigire wacu ni umupasiteri mwiza kabisa kandi uramya unabwiriza ijambo twese tukajya mu mwuka. Oya biragaragara. Rero mu cyifuzo ngize urumva umupasiteri yabayariye umusigire ararwaye ameze nabi, nta kuntu twamwimika uyu akatubera umupasiteri w'ubuziraherezo wenda tugasaba Imana uriya nawe azakire ariko uyaba ari we rwose utuyobora iteka. Yarambaye ikibazo uriya nagaruka ariko ukuntu arembye mwa bantu mwe ukuntu arembye twakwimika uyu nguyu tukamushyiraho imbaraga z'Uwiteka. uriya umuntu unashoboye utakurimba atarashoboye reka tuzibyemera nibyo gitekerezo nari mfite ariko rero ntacyo bitwaye pe rwose nakomerezaho umuvandimwe wakoze reka akomerezeho umuvandimwe wenda yunze mu buryo nari ndimo mvuga mu by'ukuri ntabwo ubundi si ukubishaka cyane ariko ntabwo byari bikwiye kuba umupasiteri umusigire cyane cyane ko nk'uko nabibabwiraga nta cyizere cy'uko wari pasiteri mukuru n'ubundi yagaruka kandi hari n'ibyo avuze abishyiramo abivuga neza. Aravuga ati aramutse anagarutse ariko nk'uko nabibabwiye rwose ndasenga ndapfukama nkereka Imana umukozi w'Imana rwose nkabona irimo irambwira iti ahubwo ni uwo gutabarwa kugaruka byo nta Diako reka nkubwire papa Savana kugaruka byo nta ahubwo wenda icyo reka two kugitindaho nk'uko yarabivuze rero ku bapasiteri umusigire nk'uko abavandimwe babivuze cyangwa se nk'uko natwe tubyumva numva nta mpamvu ahubwo Diako ahubwo nagira ngo mugire urabizi yemwe dutange ituze Yesu ashimwe Yesu ashimwe amena ahubwo Diako nagira ngo nkwereke niyo yayo murabibona ntabwo buriya ndi igisambo ahangaha murahabona igiseke cy'amaturo ejo tuzashyiraho hazaza iki cya kimwe mu 10 icy'inyubako icyo gushima Imana ikibiza icyo gufasha abakene ibyo byose
bizaba bitondetse aha ngaha Pfubyi abapfakazi nkatwe twese. ntabwo nzababera igisambo nkuriya wagiraga atya ukabona rero reka tuba kubivuga mwabaga muri uru rusengero murabizi ahari wenda ejo atazaravuga ngo twaramushinyaguriye njye rwose ntabwo mwaba mwatuye abantu bitanze ngo niturangize abana banyu bagende bicwe n'inzara ntabwo se mwaba musengera iki ahubwo papa sava reka nifashishe papa sava nk'umudiyakoni mbarira aba bantu bambarire rwose makumyabiri ni 20 mva rero akira sibyo aya mafaranga genda nyine mbazemo na bariya dusiga ku muryango noneho urumva na kefoweti nyine mushyizeho na ruwi bariya baba bari ku byuma Na mama wamubaze? uriya wa sawundi ntawe usigaye aya mafaranga urumva bafike nawe namubaze we nubwo waba utamubaze mwamwongeramo nta kibazo uwo utabazwe nawe mwamwongeramo ntihugire uwo usiga rwose nk'abantu dufatanyije umurimo w'Imana ugende ushyirisheho inkoko amafi dusangire muraho yego abapasiteri begerana wa mugana uzirikane ko icyatanzwe kidasubizwa. ese umukumbi w'Imana umeze neza hato yego hato karame hanyuma se bimeze bite ko mbona gahunda umuntu wese ngo ko mwanza aca koba Imana igaca icyanzu nanjye mbibonye kuri iyi kesi kugira ngo urucira mukasoro ugatwara nyoko nyine mbese ntagiye mbaye nkigerayo nsanga pasiteri bamusezereye kandi muri uko kumusezerera ngo bamuciye ku bivuzo ku mbetezi ku gikoma mbese ubushera umutobe ibintu byose babimuciye nubwo ndavuga ubu ngubu noneho rero nta handi hantu ndi bubinyuze nubwo ngubwo nasanzeho ka gahungu kawe nako kambera ikibazo kaba bushira kaba karabushegeye none ndavuga nti se ko nta muntu usubiza ingemu mu rugo ninsubiza ingemu mu rugo kandi akana kabushegeye ubundi niba ari bumenye n'ubundi ko narengeye kumuroga icyo wakigoryo umva nkubwire uvuga ibindi usubira ibindi urumva urwo ruhara ntarwogosha nkarugeza mu irugu noneho urabutanyiciye umwana umwana umwe w'umuhungu mfite umva vuga ibindi ibyo byo byihorera nanjye ahubwo ndakubwiye ngo ushaka amafaranga y'isanduku inzogera igiye kwirenga nabashaka amafaranga y'isanduku inzogera igiye kwirenga none se ko ari we ubushera bwa ruganda bwa ruganda ubushera bwa ruganda yara ni ndimbati wa bucumbye arambwira ngo ngende ngo mbuhe ngo pasiteri ngo kugira ngo uyu se bafate intebe y'ubupasiteri none ukamuhaye umwana
none hato wowe urasigara njyewe ariko njyewe ntabwo ndoga nari intumwa papa sava murarwanira intebe y'Imana murimo kurogana niko ndimba urashaka kuba pasiteri furu wishe undi pasiteri wasimburaga nyagarakata papa sava rero umva namwe rwose buretse sekirite papa sava sekirite